Hello guys, Initiazo Trading. Hari akantu kamwe nshaka kuvugaho. Abantu benshi batekerezaho kugira ngo utsinde muri Forex cyangwa Crypto, ugomba kuba uzi candlestick, support and resistance, order blocks, indicators n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ukuri nuko isoko ntiritsindwa n'umuntu uzi analyse nyinshi gusa, ahubwo ritsindwa n'umuntu uzi kwigenzura. Abacuruzi benshi bahomba si uko strategy zabo ari mbi, ahubwo nuko amarangamutima yabo abayobora bikarangira bafashe imyanzuro bagendeye kuki ku marangamutima gusa. So uyu munsi tugiye kureba ibintu bine by'ingenzi muri trading psychology. Wakwibaza ni ibihe? Ikintu cya mbere tugiye kureba ni psychology of winning. Iyo wungutse bigenda bite? Abacuruzi benshi iyo wungutse dore ibintu bita bikuba kenshi. Iyo wungutse ukabona trade zawe ziri gutsinda n'iki, utangira gukeka yuko strategy ikomeye. Ukavata I can make it, strategy irakomeye. Ariko mu by'ukuri ni umunsi wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane wungutse gutyo, ni wari usanzwe uri muri winning momentum, cyase n'icyumweru kimwe bibaye. Ugatangira kumva yuko ibintu byagize iki byahindutse. Ariko aho ngaho niho haba hari umutego. Ati umutego umeze gute? Ikintu cya mbere utatangira kumva yuko n'ikindi cyumweru gikurikira ugiye kugira iki gutsinda. Ikibazo kibaho ngaho rero sasa. Yandi wari ufite account yabaye nini cyane, utangira kumva yuko ugiye kongera iki lot size. Kongera lot size bivuze yuko amafaranga watakaza kuri trade urayongeye cyane, urayakubye inshuro runaka. Aho rero hahita havuka ikibazo sasa. Ikibazo cya mbere, trading plan yawe ibarangije kugira iki guhinduka. Kubera iki ubatangiye kwiyumva cyane nkuko uri umutsinzi, aricyo twita iki overconfidence. Iyo ugize overconfidence hari ikintu kimwe ugomba kwibuka. Isoko niryitanga ati ejo watsinze cyangwa se uyu munsi wahombye, namaze icyumweru nsinze, uyu munsi natsinze nanone cyangwa se nahombye. Isoko ntabwo ibyo rigira ikiri bireba. Bivuze yuko aho ngoba wibeshye cyane, kubera ko abantu batsinda cyane muri forex trading bizera yuko trading cyangwa se icyumweru kimwe uraninga winning momentum cyangwa se utsinda. Ntabwo ari byo bidefininga yuko wagize iki wawininze muri forex, ahubwo ni ibintu bigira iki bihoraho. Ugomba kugira iki usubiramo uri repeating, kubera ko isoko rihora rihindagurika. Uko wafashe trade uyu munsi siko uzayifata iki ejo. Bityo uba ugomba gukurikiza iki trading plan yawe. Ati gute? Nk'urugero ishime nurenze urugero. Kandi ikintu cya kabiri wibuke yuko gahunda zawe uko wazitondetse ariko ugomba kugira iki kuzikurikiza. Stop loss n'imvira, take profit kabiraha n'ibindi byose bikurikize gutyo. Icya gatatu, andika buri kimwe uko cyagiye kigenda. Nimba waruzinze cyangwa se wawininze byagenze gute, winjiye gute, wagize iki. Icya kane, tegereza intsinzi y'igihe kirekire, kuko intsinzi iyo kuvuga ati ngo watsinze uyu munsi wagize ute ntabwo defininga yuko ugira iki uri gutsinda. Ikindi cya kane, tegereza intsinzi y'igihe kirekire aho kwishimira iki intsinzi y'umunsi umwe cyangwa ibiri cyangwa itatu, kuko intsinzi y'igihe kirekire ni defininga iki kuri gutsinda. Icya kabiri, psychology of losing. Ese iyo muhombye bigenda bite? Ugomba cyangwa se guhomba birasanzwe muri forex, kuko n'ubusanzwe ntabwo wagira intsinzi 100% muri forex trading. Abantu bakora forex trading cyangwa se bateye imbere bizera yuko nize za crypto, bizera yuko forex ntabwo watsinda 100%. Bityo ahubwo ugomba kugira iki kumaintaining iki winning momentum y'igihe kirekire. Ikintu cya kabiri ni psychology of losing. Iyo uhombye bigenda bite? Of course nk'ibisanzwe nta muntu wishimira guhomba, ariko nanone muri forex trading cyangwa se crypto turazi yuko nta muntu wagira intsinzi 100%, kubera ko trade zose ntiwazifata ngo ujye utsinda 100%. Ndetse n'abacuruzi benshi bakomeye ku isi cyangwa se b'abatrader barahomba. Ariko ikibazo nanone si uguhomba. Wakwibaza ikibazo ni ikihe? Ikibazo cya mbere ni uko wakira igihombo. Abacuruzi benshi bagitangira cyangwa se batari babimenyera, iyo abonye igihombo ahita agira iki arakara cyane. Ibyo bikagusunikira kugira iki guhita ushaka kugarura amafaranga yawe menshi, cyangwa se watakaje guhita ushaka kugarura amafaranga yagize iki yatakaye. Aho ngaho uhita utangira kugira iki gufungura position nyinshi cyane cyangwa se gufata amatrade menshi cyane utateganyije, aribyo twita revenge of trading.
aho ngo uhita wisanga mu mutego yuko ushobora guhita ubura amafaranga yawe yose. Umutrader mwiza yemera ko igihombo ari ikiguzi cyo gukora forex trading, ahubwo agashishikarizwa cyangwa se akizera yuko risk management nziza ishobora kugira iki, ishobora gutuma account yawe itagira iki, itablowing cyangwa se ishire irangire. Point enye dusoza kuri psychology of losing, ugomba kumenya iyo wahombye. Ikintu ugomba kumenya, ugomba gutekereza mu mutwe wawe ni ibintu bibiri. Ikintu cya mbere ugomba kumenya, igihe trade yawe yaruzinze ntukabifate nkaho wahombye cyangwa se watsinzwe. Ikintu cya kabiri, menya aho wagize iki, wananiwe cyangwa se waburiye ubushobozi bw'uko wakabaye wagize iki, watsinze. Icya gatatu, fata akaruhuko niba amarangamutima ari menshi yakuganjije. Ikindi cya kane, ntukihorere isoko. Nimba utsinzwe, emera igihombo, accept it, it's part of the real game. Ikindi cya gatatu kuri trading psychology of greed, kwifuza iki, ibirenze. Ikintu cya gatatu tugiye kureba ni psychology of greed, cyangwa se kwifuza birenze. Kwifuza birenze ni umwanzi w'abatrader benshi cyane. Ati gute? Nihe mpamvu greed cyangwa se kwifuza birenze ari umwanzi w'abatrader benshi cyane? Psychology of greed niyo ikubwira ati reka ndeke gufunga iyi trade, nshobora kwifunga komeza kuzamuka. Cyangwa se undi mutima ugakubwira ati reka nongere route size, iyi trade ishobora kugira iki, nshobora kuza kubona ikomeje kuzamuka cyane ikarenga aho yari igeze. Urumva ko ari ibintu bibiri byose bishingiye kugira iki, kwifuza cyane. Aha ngaha umutrader yanga kugira iki, gufunga trade mu by'ukuri yari iri muri iki, muri profit, then bikarangira iki, afunguye ahubwo izindi trade nyinshi cyane kubera ko yizeye yuko ishobora kugira iki, kuzamuka. Aha ngaha ahita yirengagiza iki, risk management. Niho hahita haza ibibazo byinshi cyane bikavuka sasa. Aha ngaha hari abantu benshi cyane bahindura trade yabo iri mu nyungu gukiri kuzamuka, ariko bikaza kurangira bagize iki, bahombye. Kubera iki? Kubera umururumba cyangwa se kwifuza ibintu byinshi cyane birenze. Icyo twamenya aha ngaha ni uko isoko rizaba ritanga iki, ritanga amahirwe. Kandi ntugafate nkaho isoko uyu munsi ariyo mahirwe riguhaye ya nyuma, amahirwe aza buri gihe. Tukiranga kuri psychology of greed, reka tutange tips cyangwa se ibintu bine ugomba kumenya mu gihe uri kumva ufite confusion cyangwa se byagucanze utazi icyo wakora. Dore ibintu bine ugomba gukora kugira ngo utsinde. Ikintu cya mbere, gira target ya profit, ahantu uri buze gutekengera iki, profit. Ikindi cya kabiri, igihe target yawe igezweho ibuka kugira iki, guclosinga trade yawe. Ikindi cya gatatu, ntuzamure lot size kubera amarangamutima yawe. Icya kane ari nacyo cya nyuma, buri gihe wibuke ko isoko riwa ritanga iki, setup nzima. Tegereza setup nziza aba ariyo ufata. Reka tujye ku cya kane, aricyo psychology of fear cyangwa se ubwoba. Ese ubwoba bigenda bitubundi? Ni ikintu gikomeye cyane, timugatera cyane, bigenda bitu. Ubwoba nabwo ni ikibazo gikomeye cyane kubera ko hari abatrader benshi cyane, namwe urimo cyangwa n'abandi murimo, babona setup nziza bakanga kuyifata. Kubera iki? Ubwoba. Nayifata bikamera nk'uko ejo byagenze. Ejo yajyaga gusa nk'iki, ndabyibuka. Nayifata nkahita momba, nkatakaza account yanjye. Ibibazo bikaba byinshi cyane. Nanone ariko hari undi utinya kugira iki, gukomeza setup yararimo. Nimba yari muri buy, agatinya kugira iki, gukomeza ari muri buy, agahita ati kamfunge isoko ritaza guhita rigira iki, ringarukira, nkahita rikarinda rinakubita stop loss, nari nava mu kintu isoko. Bigatuma agira iki, afata profit no cyane. Kubera iki? Kubera ubwoba. Aha ngaha ubwoba butuma utakaza amahirwe menshi cyane, ariko nanone si ngombwa cyangwa se si byiza kutagira ubwoba nanone, ariko nanone iyo ugize bwinshi kiba ari ikibazo. Aha ngaha ubwoba bugomba kugufasha kubahiriza iki, risk management yawe, ariko ntibugomba kukubuza kugira iki, gucuruza. Dore ibintu by'ingenzi cyane bine ugomba gukora kugira ngo utsinde ubwoba bwawe. Ikintu cya mbere, gira trading plan. Ucuruza gute ubundi? Biba biri hehe? Biba byanditse ibintu ukora ubizi neza ibintu ugiye gukora. Icya kabiri, izere strategy yawe umaze iminsi ugerageza. Icya gatatu, ubahiriza risk management wageneye iki, account yawe.
icya kane, buri gihe ujye wibuka yuko muri forex cyangwa se muri crypto ushobora guhomba cyangwa se ukunguka. Emera yuko trade yawe ishobora kunguka cyangwa se igahomba, ni ibintu bisanzwe. Dusoza, ikintu nakwibutsa ni kimwe, nuko iyo ushoboye kugenzura amarangamutima yawe uba utangiye kugera ku ntsinzi n'iterambere muri trading. Buri gihe ukibuka yuko isoko ntiritsindwa n'umuntu uzana rize nyinshi cyane, ahubwo ritsindwa n'umuntu uzi kwigenzura ku giti cye, uzi gukontorora amarangamutima yiwe, akubahiriza risk management n'ibindi bigiye bitandukanye. Dore ibintu bituma umutrader aramba igihe kirekire ni discipline, patience and risk management. Iyo bikurikije cyane bituma ugera ku ntsinzi y'igihe kirekire cyangwa se kirambye. Mu gusoza, nshaka kubakorera agasamari gatoya cyane k'ibintu by'ingenzi twavuzeho. Dore ibintu by'ingenzi twavuzeho ugomba gukurikiza kugira ngo trading psychology yawe igere ku rundi rwego. Ikintu cya mbere, ntukishime cyane iyo wungutse, kuko ejo uba ushobora kuzagira ikiguhombo. Icya kabiri, ntukababare cyane iyo uhombye, kuko bigomba kugusigira isomo. Icya gatatu, irinde greed cyangwa se umururumba cyangwa se gushaka ibirenze no kongera risk management yawe wakoreshaga. Icya kane, ntukemerere na rimwe ubwoba bukubuza gukurikiza gahunda zawe wihaye, trading plan yawe wihaye, risk management wihaye, kubera ko isoko ubonye rihindaguritse muri ubu buryo. Always kurikiza plan yawe wihaye utagendeye ku bwoba. Icya gatanu, gira trading plan uyikurikize. Winjira mu isoko gute, usohoka gute, ufata profit gute, bigire ubikurikize. Gira trading plan uyikurikize. Icya gatandatu, ibuka yuko risk management iruta strategy ukoresha udafite discipline. Bivuze ngo risk management yakurutira strategy ukoresha udafite discipline. Ibyo bintu buri gihe ujye uhora ubyibuka. Icya karindwi nacyo cya nyuma, buri gihe ujye uhora wibuka yuko trading ni urugendo rw'igihe kirekire, si urugendo rw'igihe gitoya rwo kuzamo ugahita ukira vuba vuba byoroshye. Niba utarakanda like na subscribe, bikora aka kanya, comment unadusangize uburyo wabonye amasomo yacu n'icyo twazakora ubutaha. Mwakoze kubana natwe, yari Shadow Trading. Ciao ciao.